Muraho neza nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugubwa neza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye impande n'impande bakunzi ba Mbarusha Mining TV. Rongera nk'uko mubibona iyi ni ya projet yacu, ni wa mushinga wa P Network. Nanone nabijeje neza ko igihe cyose tubonye amakuru ari gutrendinga kuri P Network cyangwa ari kuvugwa kuri P Network cyangwa amakuru yose yafasha umupayiniya cyangwa umunyamuryango wese umayininga P Network, dukora ibishoboka byose ayo makuru tukayabagerezaho mu bantu ba mbere, ayo makuru mukayabonera mu ba mbere. Hano kuri Mbarusha Mining TV nicyo twiyemeje cyane ko gahunda dufite nuko tugomba kugera kuri Open Mainnet cyangwa Open Network y'uyu mushinga wa P Network. Twese turi smart dusobanukiye projet, mu by'ukuri ibibazo wenda bisa n'ibikakaye cyangwa ibibazo by'ibanze twaramaze kubikura mu nzira, account zacu zimeze neza. Ni muri ubwo buryo rero hano kuri Mbarusha Mining TV icyo usabwa nta kindi ni ukuba warakanze subscribe ugafungura inzogera kugira igihe cyose dusize amakuru kuri Mbarusha Mining TV cyangwa igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video, iyo video ukayibonera mu bantu ba mbere. Njya nkunda kwibabwira si ngombwa ko baza kukohereza link y'ikiganiro wenda cyanyuze kuri Mbarusha Mining TV ngo wenda ujye wabona kureba iyo video. Naho ubwawe igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video ushobora guhita ko ubona iyo video mu bantu ba mbere. Reka mbashimire cyane rero mwebwe mwakanze subscribe, namwe muri kwikanda ubu ngubu ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha. Ntabwo nabara kubashimira kubera ko mutwereka urukundo rukomeye. Ngira ngo muri kubona ko channel yacu igeze mu bihumbi 11 by'abasubscribers, turi hafi kuzuza ibihumbi 12. Ibyo byose ni imbaraga zanyu, ni urukundo rwanyu, niyo mpamvu mba ngomba kugira ute kubashimira. Wenda mbere yuko tuninjira muri update y'uyu munsi, ku bantu batarinjira muri groupe z'ama WhatsApp, kuko ahanini niho usanga turi gufashiriza abantu, twirirwa dufasha abantu mu magroupe y'ama WhatsApp. Nongera gushimira aba admin ndetse n'abantu muri rusange bari muri groupe zacu za WhatsApp cyangwa muri community ya Mbarusha Mining TV. Mu by'ukuri bagerageza kwitanga no gufasha abantu muri rusange, sinabura kubashimira. Rero link ya WhatsApp uraza kureba muri comment z'iyi video, uraza kuyibonamo ujoininge nawe winjire muri WhatsApp uze dufashanye twese. Ikibazo wenda ufite ushobora kuba utagisobanukiwe ariko njye ngisobanukiwe, cyangwa undi muntu uri kuri Mbarusha Mining TV cyangwa muri community ya WhatsApp agisobanukiwe akaba yagira ute yagufasha. Niyo mpamvu tugomba kugera kuri Open Mainnet. Abantu mukurikira Mbarusha Mining TV muri smart, account zanyu ziri smart, mbega konti zacu zimeze neza. Muri iyi video rero nzanywe na update imwe gusa, wenda mbere yuko tuyigeraho ndabanza wenda nshimire by'umwihariko tugendeye ku matariki P Network yashyize hanze y'igikorwa cya PayFest, birarangira uyu munsi ku itariki 5. By'umwihariko rero ndabanza nshimire abanyafurika, East Africa. Mu by'ukuri abantu b'abarundi ntabwo nabara kubashimira, mwaje ku mwanya wa mbere wenda muri East Africa cyangwa mu kwitabira kino gikorwa cya PayFest. Aho tutabaye mwarahabaye, mwaraduserukiye, mwagaragaje ubutwari, mwagaragaje urukundo rukomeye cyane. Nubwo natwe dukora ibishoboka byose, ariko rwose abantu b'abarundi cyangwa abantu muri mu bihugu by'abaturanyi mwaratwemeje cyane, mwagaragaje urukundo rukomeye cyane muri iki gikorwa cya PayFest. Kiriteganyijwe ko wenda tugendeye ku matariki ya P Network bavuze ko bigomba kurangira ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11. Sinabura kubashimira cyane kuko mwaritanze, nanashimira aba merchants bafashe ibicuruzwa byabo wenda bakemera gushyigikira kiriya gikorwa cya PayFest bakoresheje ibicuruzwa byabo, nubwo nabo bagira gute babishyuraga amapayi. Mu by'ukuri muri abantu b'abagabo cyane. Twinjire muri update yacu kuko sinshaka ko video zajya itwara iminota myinshi cyangwa irambirana. Tuzadukora ibishoboka byose dutange video ntoya, wenda message ariko itambuke igere ku bantu benshi. Nkuko nababwiye rero tugerageze tworohereze systeme cyangwa kuwa team ya P Network. Ku bantu bari gukora ibibazo, muzi ko muri iyi minsi tugezemo abantu barimo barakemura ibibazo
by'amakonti yabo cyangwa by'ama KYC cyangwa za migration ari benshi ku bwinshi. Ibyo twabivuze ntabwo tubitindaho, ariko nanone hari ikibazo turi kurenganyiriza kuwa timu cyangwa systeme ari twebwe ubwacu kireba icyo kibazo, cyangwa ari twebwe turi kugira ute kubitera. Hari nk'abantu wenda nakunze kubona ama screenshot menshi cyane, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo ngende gukora liveness ntikunde kuri telefoni yanjye. Wamubaza nka telefone ari gukoresha, umubwira ati se telefone uri gukoresha ni bwoko ki, akayikubwira, ukumva iyo telefoni mu by'ukuri ntiyakora liveness. Ugasanga umuntu ari gukora KYC, yagera aho afotora ifoto telefoni igasimbuka, cyangwa yagera aho uploading imyirondoro bikanga burundu. Mu by'ukuri icyo ntabwo ari ikibazo twarenganyiriza systeme cyangwa kuwa timu ya P network. Hari amatelefoni murabizi neza adakora ama KYC, hari amatelefoni adakora ama liveness. Inama wenda nabagira mbere yuko upasinga KYC cyangwa ujya gukora liveness, banza ucekinga urebe neza telefoni ufite, telefoni yariyo. Nkuko ari amatelefoni ntari buze kuvuga mu mazina, murayazi nigeze nyababwira, na amatelefoni ari hasi wenda afite capacity iri hasi cyangwa ntoya, ntabwo mu telefoni akora KYC. Kandi iyi minsi tugezemo ni iminsi ya nyuma, nimba uhawe KYC shaka umuntu yisobanukiwe ayigufashe, cyangwa umuntu ufite telefoni nzima agutize, ukore logout winjiremo mukoreremo KYC muri iyo telefoni nini. KYC yawe nirangira cyane ikunda uze kongera gukora logout, usubize account yawe muri telefoni isanzwe, nurangiza ukore update ya password. Ibibazo rero ntabwo ari ikibazo twarenganyiriza systeme, nanone ibi ni ibibazo ubwacu bitureba. Hari nk'umuntu wenda n'undi wambwiye ngo ngewe ngo nagiye gupasinga KYC mbona biranze, wenda ngo indi telefoni ariko ngo nayo byaranze. Mu by'ukuri wenda iki kintu gisizeho umucyo, si ngombwa kujya kugura telefoni, ushobora kujya kuyigura ku bushake bwawe. Ariko nanone groupe za WhatsApp nicyo zibereyo, twanashyizeho link, ujye muri comment z'iyi video urabonamo link ya WhatsApp, ndayipininga niyo irabiri hejuru. Ujoining link ya WhatsApp, abadmin ndabizeye cyane b'amagroupe yacu bashobora kugufasha gupasinga KYC bitewe naho uri. Ikindi iki kintu nongera ngishyireho umucyo, umuntu ugiye kugufasha ushobora kumutegera, ugomba no kumutegera, wenda ngishyireho umucyo, ugomba kumutegera cyangwa ukamwishyura umubyizi wiwe, cyangwa ukigomwa ukamubaza nimba afite umwanya, ugatega ukava aho uri ukamusanga ahari akagufasha gupasinga KYC, wenda bitewe no kutayisobanukirwa cyangwa bitewe n'ikibazo cya telefoni yawe idafite ubushobozi cyangwa idasobanutse. Ibintu nabisubiyemo kenshi, iyi ni iminsi ya nyuma. Nukora KYC yawe nabi bitewe na telefoni cyangwa no kutabisobanukirwa igapfa cyangwa ntikunde, mu by'ukuri amahirwe yo kugusubiza gukora resubmit KYC navuga ngo ni makeya. Niyo mpamvu ahangaha ugomba gukora KYC yawe neza 100%, ntabyo kuyikora wenda ushidikanya cyangwa uhuzagurika, mbivuge gutyo ntimunyumve nabi. Ugomba gukora KYC yawe neza 100%, kubera ko nuza kwibeshya wenda ntikunde. Aba validators nababwiye ko bafite akazi kenshi cyane muri iyi minsi, nugira amahirwe bakakugeraho sinzi ko bazongera kukugarukaho mu gihe wishe KYC yawe. Ahangaha wenda mpashyire umucyo, fata tike utege, usanga umuntu bisobanukiwe agufashe, cyangwa umutegere. Iki kintu ndakivuze rwose, cyangwa umutegere agusanga ahantu ari, umwishyura uwo mubyizi agukorere KYC yawe ikunde. Iki kintu wenda nacyo nongere ngisubiremo, nzahora nanakivuga, nubwo akenshi mukunda kuvuga ngo se kuki muvuga ngo ibintu n'ubundi mukongera ngo mukabisubiramo. Passphrase zawe ari amagambo 28, nta hantu na hamwe umuntu ashobora kugufasha ngo ayakwake. Iki kintu wenda nongere ngisubiremo, ariya niyo magambo yawe y'ibanga, niho ibintu byawe byose bijya, niho ubutunzi bwawe bwose buzaruhukira. Rero si ngombwa ko umuntu agufasha ngo akwake ariya magambo. Ibintu impamvu dora tubivuga, ibyo turuhira byose
tuba turwana nuko KYC wenda ikunda nubwo migration iza nyuma, ariko nanone umuntu utegereje migration si kimwe n'umuntu utegereje KYC cyangwa wakoze KYC nabi, kuko umuntu utegereje migration cyangwa uri muri tentative approval cyangwa tentative KYC, haba ejo mu gatondo cyangwa ejo ku mugoroba bushobora kwira yahawe migration. Si kimwe rero n'umuntu ukifite ibibazo wenda bya KYC by'ibanze utarahabwa KYC cyangwa uri gukora KYC itarakunda. Niyo mpamvu ibintu tugerageza kubishyiraho umucyo hakiri kare. Nyaboneka mubyiteho, si ngombwa ko umuntu agufasha ngo akwake ziriya passphrase. Wenda ibi bintu nzahora mbivuga kugira wenda bibacengeremo cyangwa abantu bumve agaciro cyangwa umumaro wa ziriya passphrase. Ibintu byose uruhira, ibi biba byagutesheje umutwe byose amaliveness wirirwa ukora cyangwa KYC, ibintu finale yabyo cyangwa iherezo byabyo birangira ibyo waruhiye byose babyohereje kuri ya magambo 28. Ndagira ngo wenda mujye musobanukirwa munumva agaciro kare amagambo. Nimba nkubwiye ngo yakomereho ubugomba kuyakomera, nimba umuntu akubwiye ngo yabike kure abazi impamvu ari kubikubwira. Wenda mwebwe muri bashyashya mutarabisobanukirwa cyangwa mutaramenya neza umumaro w'aya amagambo 28. Turi gusoza ku bantu wenda mugurisha payi, nongeye kubagarukaho gato cyane. Urabona nk'uyu muntu yagurishije wenda nka payi 600, hari n'abagurisha 3000, hari n'abagurisha 4000. Nyaboneka izi payi muzikomereho, kubera ko nzi neza ko amafaranga uba uzigurishije ntacyo yagufasha pe. Tugendeye ku gaciro ka P-Network cyangwa agaciro duhereza P-Network cyangwa agaciro dutegereje kuri P-Network, nkeka ko zino payi uba utanze amafaranga yaguhereza ari ntayo cyangwa ari make cyane. Icyo nabwira abakunzi ba Mbarusha Mining TV, payi zanyu muzikomereho, nta kindi niburenzeho. Wenda mutazamuvuga ati ibi bintu warabitubwiye wikongera kubitubwira, ndabazi. Maze kubamenya ko ari nk'amakomenti yandi menshi njya nsiba ntabashaka ko munabona. Hari abantu baza baduca intege, haba mu magurupe, haba muri komenti za video mba nakoze hano kuri Mbarusha Mining TV. Nyabuneka aho kugira wandike comment mbi, afazari wabireka ntirirwe wandika comment. Ari nk'abo mbona ariko ngo mwarasaze, ngo payi ngibiki n'ibiki, akayivuga amagambo mabi cyane. Nk'ibyo mbibonye rero sintuma wenda undi mupayiniya cyangwa undi muntu uza kuza muri comment abibona, mpita ko nyisiba nawe undi wayanditse ntabe yayibona. Abantu b'abacantege rero namwe mugerageze nyabuneka mwisubiro. Ntabwo ari byiza guca umuntu intege. Nimba ikintu utagikunze cyangwa utakibamo, si ngombwa kucyandika amagambo mabi. Ushatse wabyigumanira mu mutima wawe ugatuza. Ndi gusoza, urebe muri comment z'iyi video urabonamo link ya WhatsApp, uyijoininge winjire muri WhatsApp ya groupe, uze dufashanye. Wenda nkubwire ibyo nzi, nawe wenda ari ibyo uzi nge ntazi uze ubimbwire, dufashanye twubake team cyangwa dukemura ibibazo tujye dufite muri konti zacu za P-Network, tuzagere kuri Open Mainnet, account zacu ziri smart ziri clear. Wenda nsoreje ahangaha, nongere mbashimire cyane ukuntu muri gukanda subscribe, n'ubundi mukomeze mukande subscribe, mufungure inzogera, ababishobora musharinga ibiganiro byacu bigere kure, abantu bamenye amakuru, bakemure amakonte yabo y'ama P-Network, tuzagerane kuri Open Mainnet twese tumeze neza. Ciao ndabakunda cyane.